yaba yagize ikihe kibazo gituma batekereza ubwe kwimanika mu ikote rye, nta kibazo yaba afite cyaba cyabimuteye. Icyo kibazo cyaba kiri muri urwo rugo se cyatuma umwana w'imyaka yimanikisha ikote, ntabwo bishoboka. Iyo imyaka ni mikeya cyane, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Mucyumviye inkuru mwebwe mukumva n'umwana iri kuvugwaho, mutekereza iki mbere na mbere? Ibyo bintu biratangaje cyane. Ukunda ababana nabo bakwiye kuba babizi, bazi n'icyaba cyabimuteye, kuko nta bintu bishoboka. Bamwe bari kuvuga bati hari imyuka mibi ishobora kubikorera mu bantu mu buryo rwose butagaragara, ishobora no kuba yateye umwana nk'uwo gufata icyo cyemezo. Wo bivugaho iki? Ngewe bitewe no kwemera kwanjye, nemera ko iyo myuka mibi ntayo nzi, ntibibaho n'ibitari icyemezo. Ku makuru wenda atangwa, abantu babona ko ari Satani gusa, nta kindi. Satani si ubwo yaba yakoreye muri uwo mwana mu buhe buryo? Ku buryo ni Satani n'igihe cy'umuntu kiba cyageze, ubwo ibindi byo ntago twamenya ngo bimeze gute. Muri Nyamata ntago ari umwana wa mbere wiyahuye. Ibi bintu bijyanye no kwiyahura byo murabifata mute nk'ababyeyi? Wenda hari abashobora kuba bakiyahura swati n'amakimbirane wenda mu miryango, ariko nta makimbirane bari bafite. Kurahazamo ibintu byo ba mukase na byaki, ariko ibyo nta bihari. Ni abana babo pire. Yarirwaga na se na nyina. Ego. Hanyuma ndibaza noneho nk'abaturage babibasigiye iki? Gusa natwe turumva ibyo bintu bidashoboka, gusa wenda byamenywa nabo cyangwa se bakabaha amakuru nyayo neza avuye mu mizi, ariko twebwe ntabwo ibyo bintu ntabwo turi kubyumva ko byashoboka. Kuko imyaka 13 ni imyaka mikeya cyane. Ni umwana uba utaragera igihe cyo kuba yakwifatira umwanzuro w'ikibi n'icyiza. Abakiri wa mwana nyine ugicungwa n'ababyeyi, cyangwa se mbese ukiri mu rugero rutoya, utamenya kuba yafata ikibi ngo akinywe, cyangwa se yaba yanagira n'umujinya akaba atajya gufata ikintu kibi ngo yaba yakwiyahura. Hari ababisanishije n'imyuka mibi rero, mwebwe murabyumva mute? Imyuka mibi gusa nyine buriya biva mu miryango. Buriya ntabwo tuzi fondasiyo mu miryango yabo uko iteye, ubwo byategwa n'uburyo byaba byagenze rwose, ntabwo twabimenya pe. Yes, reka musuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse nawe uri iburengerazuba, tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali. Komeza kugubwa neza cyane wowe uri muri East Africa, Afrika hose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Ni iby'agaciro kuri wamaze gukanda subscribe ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha. Ni nacyo gihe ngo wowe utarakanda sub ubikore, tujye dukomeza kubana mu biganiro uko tugenda tubibagezaho umunsi ku wundi. Nk'ibisanzwe imbere ya kamera ni Emi Kabaka, naho kuri tekinike ni Hori, nkuko tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi turi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu, tukaba turi mu mwaka w'ibihumbi 2026. Turi mu kagari turi mu mudugudu wa Rwakibirizi ya mbere, ni akagari ka Nyamata, hakaba ari mu murenge wa Nyamata, n'ubundi hakaba ari mu karere ka Bugesera. Aho twazindukiye muri iki gitondo hakaba hari kuvugwa inkuru yatunguye abantu benshi, ariko ikanababaza abantu benshi, aho ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba umwana w'imyaka 13 witwa Ineza Keira, aho yaje gufata umwanzuro kwiyahura, bikaza gutungura abantu benshi cyane, aho benshi cyane bakomeje kwibaza bati se uyu mwana w'imyaka 13 kugira ngo afate icyemezo nk'iki ngiki cyo kuba yakiyahura, ndetse mu rugo w'aba bantu bakavuga ko rwari urugo rwifashije nta bibazo yagiraga. Uyu mwana akaba yigaga mu mashuri abanza mu mwaka wa gatandatu, kuko yiteguraga gukora ikizami
abantu benshi byabatunguye ariko biranabababaza, abenshi aho bari kuvuga ko ishobora kuba ari imyuka mibi yatererejwe, kuko yaba mu rugo rw'iwabo bari abantu bifashije, ndetse na papa we wari umusirikare ngo yari yaraje ejo, yari ahari, yari afite ikibari. Ari mu masaha y'ejo rero y'umugoroba nibwo ngo uyu mwana yamaze gukarabya mwene nyina, aza kujya mu cyumba arikingirana, afata ikote niko kuza kujya mu cyumba. N'ubundi ubwo yari agiye gufata isume nawe ngo abe yakitegura cyangwa se abe yakaraba, aza guhita akinga, asa guhita yiyahura. Niko rero papa we ndetse n'uwo mwana bari bari kumwe yari amaze gukarabya, aho yaje kujya ku cyumba n'ubundi agiye kureba uyu mwene nyina, asanga icyumba kirakinze. Abibwiye papa we niko kuza ahita arebeye munsi y'urugi abona inkweto z'umwana, niko guhita yitabaza abatekinisiye kugira ngo bice urugi barebe. Baje guhita basanga uyu mwana n'ubundi yiyahuye yamaze gupfa. Ngire ngo murimo murareba inzu iri inyuma yanjye, niho iwabo w'uyu mwana Keira, niho batuye. Papa we akaba yaranareka tuze kugana n'abaturage bahageze mu gihe uyu mwana yari akimara kwiyahura, baze kugira byinshi bagenda badutangariza kuri iyi nkuru. nawe agiye gutora indeswime mu cyumba cy'abashitsi. Biba ngombwa ko uwo wari amaje koza akenera kuba yafata amavuta nyine yo kwisiga. Birangira bamukomangiye, yanga gufungura, bamukomangira cyane. Biba ngombwa ko bitabaza papa we, ti mukuru wanjye yanze gufungura ntore amavuta. Muri ho gukomanga, ubwo niho papa yaje gukurira munsi y'urugi, abona inkweto zamuvuyemo, nyine abona n'amaguru arimo arananaba. Ahita yibwira ko byanga kundi hari ikibazo cyabaye. Nibwo bitabaje umutekinisiye, kumva umwana we yagiye mu cyo cyumba amaje kwifungirana. Ubwo niko bashatse nyine umutekinisiye yicaye serire, basanga nyine umwana yiyahuye. Yamaje gupfa akoresheje nyine agakote ke, akazirika hejuru kuri giriyaje ku madirishya hejuru munsi y'amarovazi. Nuko byagenze. Ni umwana wangana gute? Umwana w'umukobwa ufite imyaka 13. N'umuryango rero wari ubanye ute? Umuryango nta kibazo, twe nk'abaturage tuzi kubona ko ari abantu nyine nta kibazo bafite bihagije, nta kibazo cyari gihari mu muryango. Hanyuma mwaketse ko uyu mwana yaba ari iki cyatumye afata icyo cyemezo? Ku makuru wenda atangwa, abantu babona ko ari Satani gusa, nta kindi. Satani si ubwo yaba yakoreye muri uwo mwana mu buhe buryo? Ku buryo ni Satani n'igihe cy'umuntu kiba cyageze, ubwo ibindi byo ntago twamenya ngo bimeze gute. Muri Nyamata ntago ari umwana wa mbere wiyahuye. Ibi bintu bijyanye no kwiyahura byo murabifata mute nk'ababyeyi? Wenda hari abashobora kuba bakiyahura swati n'amakimbirane wenda mu miryango, ariko nta makimbirane bari bafite. Kurahazamo ibintu byo ba mukase na byaki, ariko ibyo nta bihari. Ni abana babo pire. yarirwaga na se na nyina. Ego. Hanyuma ndibaza noneho nk'abaturage babasigiye iki kumva umwana ungana atyo yiyahura? Ubundi mukeka uwo mwana aba yaramenye ko umuntu ashobora kwiyahura ate? Mwumva uwo mwana yarabikuye hehe ibintu byo kwiyahura? Abantu bose nyine byabanye urujijo. Ugende no mu myaka afite, ni wa mwana ubutakagize emotion yo kuba yagira ikintu akora kibi. N'izo filime niyo yazireba, ariko kuvuga ngo umugozi uramufashe, ntavuze, nta gutaka, wenda kubyenda wakora ubutabazi bw'ibanze ngo namutabare, urona yawugiyemo nyine araturiye mpaka birangira. Ubona ko ni nk'ibintu muri wese nkaho nyine yapanze byageze ku isaha ye. Kuba we yagiye imbere muri chambre y'abashitsi, agahita agira
ikintu cyo guhita yibuka ati kamanza nifungirane, kumva ko ni ibintu muri ayo masaha ubwe byari biri muri gahunda agomba gukora. Umugenzi wanjye atumye nanjye ntekereza ikibazo. Uyu mwana mwari musanzwe mumubona, mwabonaga imyitwarire ye yagaragazaga iyihe, hanyuma mugera ku murambo we mwasanze nibura yaramaze n'igihe kingana iki apfuye? Yari amaze nk'iminota wenda nka 20. Kuriya nyine ureba umuntu physical ukabona ko nyine akigaragaza uwo muntu, ubona ko nyine agishyushye mu kuntu. Yego, ariko mu myitwarire umwana ubona ko kinyabupfura, atuje, nta kindi kibazo gihari, uvuga ati wenda uyu muntu asanzwe wenda agira akabazo. Hari igihe umubyeyi aba afite abana ariko ntanabaganirize ngo yumve ibitekerezo byabo, wenda umwana hakaba hari ibyamurenga kuko yabuze uwo abibwira cyangwa yisanzuraho. Ibyo biba kuri hano, uvuga ati wenda hari ikintu abana babuze, ariko ku bana babona imyigire, babona imirire, ibintu cyose kiboneka, ntabwo ibyo nta kibazo ngira ngo kijyanye n'umuryango cyaba kiriho cyatuma umuntu akora ibyo. Mukuyemo wenda irihe somo nk'abaturage, ni kibi bigishije? Isomo sinzi, ntago wambwira ngo wenda ngo umwana ngo waba muri hafi cyangwa se ukamuganiriza. Uburyo byayemo byatunguye abantu, ko byaba ari papa we ariyo, ari n'umukozi bakoresha nawe ahari, nta kibazo rwose cyari kivuga ngo kira umuryango cyaraza kivuga ngo umuntu yakireke yavuga ati byatoye nini watangiye inama umuntu wese byamugira wenda nibarinzi wenda ya aba wenda ko kuri uwo muntu wamenya ngo ibyo biba abantu cyangwa se irahenda ariko none nagihenda cyane gakuru kukishije magana nase kukishije. Nibwo tubimenya, ariko twebwe twari dusanzwe tumuzi, ariko yari umwana ufite imyaka na 11 cyangwa 13, ariko ntago bishoboka kuba twebwe uko twari tumubona, ntago tuzi ko yuko yafata uwo mwanzuro wo kujya mu mugozi ngo akimanika. Karakana nyine ubona gafite discipline nyine, gasa nakitonda. Yitwara gake, yagendaga, mwabonaga ari umwana ugenda acecetse ku buryo wenda yaba afite ibibazo yari yaraheranwe? Oya, nashobora kuba nta bibazo kuko wabonaga nyine nakana, abana nyine bose ubona iyo bagenda mu nzira nyine bari kumwe n'abandi, ushobora kubona bagenda bakina, ariko kugira ngo umenye ikiri mu mutima we karakaye cyangwa atarakaye ntabwo wapfa kubimenya, ariko uko twabibonaga twabonaga ari umwana nyine witonda nta kibazo. Ababyeyi be babanaga bate? Ababyeyi be gusa ho naba nkubeshye byo ntabyo nzi kuko nanjye ntuye mu izikaritse haganamo hirya, ho naba nkubeshye, ariko gusa iby'ababyeyi be ntabwo mbizi, ariko gusa nako kana nakabonaga kajya kwiga. Hanyuma mukeka umwana w'imyaka ingana ityo yaba yarabwiwe n'iki kwiyahura? Gusa natwe turumva ibyo bintu bidashoboka, gusa wenda byamenywa nabo cyangwa se bakabaha amakuru nyayo neza avuye mu mizi, ariko twebwe ntabwo ibyo bintu ntabwo turi kubyumva ko byashoboka, kuko imyaka 13 ni imyaka mikeya cyane. Ni umwana uba utaragera igihe cyo kuba yakwifatira umwanzuro w'ikibi n'icyiza, abakiri wa mwana nyine ugicungwa n'ababyeyi cyangwa se mbese ukiri mu rugero rutoya, utamenya kuba yafata ikibi ngo akinywe, cyangwa se yaba yanagira n'umujinya akaba atajya gufata ikintu kibi ngo yaba yakwiyahura. Hari ababisanishije n'imyuka mibi, rero mwebwe murabyumva mute? Imyuka mibi gusa nyine buriya biva mu miryango, buriya ntabwo tuzi fondasiyo mu miryango yabo uko iteye, ubwo byategwa n'uburyo byaba byagenze rwose ntabwo twabimenya pe. Bijya bibaho se ko imyuka mibi yakorera mu muntu ikamusunikira ku gukora ikintu nk'iki? Imyuka mibi nayo ibaho ukaba yagenda, ariko hari n'uko wenda tutamucira n'urubanza no kwiyahura, ashobora kuba yafashe wenda n'ibintu atabizi, akaba ari n'ibintu yanyweye wenda byashobora kuba byamwica, cyangwa nimba yanimanitse no mu mugozi, uwo mwanzuro wo kuba yagiye muri uwo mugozi ashobora kuba wenda ari n'amadayimoni, nabyo ntawamenya. Biba bibasigiye iki ibintu nk'ibi nk'ababyeyi? Gusa nyine biba biduhangayikishije kandi
abitweretse ishusho mbi byo gutuma yuko natwe ababyeyi natwe dufite abana twajya tubarera neza kandi tukabacunga igihe cyose cyo kuba yuko nta gihe twabajya tubarakaza gutuma kugira ngo izo mpfu zo kwiyahura zitakunda kujya ziraboneka. Muri sosiyete urumva mwamubonaga buri munsi yitwaraga gute ubundi? Gusa kari akana kitonda mu nzira wabonaga kari akana gafite pusirine rwose nta kibazo gafite. Amagare hano muri Nyamata ni ibibazo kuko bakunda kuyafata cyane iyo bigeze mu mugoroba. Bana barayafata bikomeye nyine ugasanga nyine abanyonzi ntabwo bakunze kugenda batwara mu buryo bashaka kandi baba bafite ibyangombwa. Umugozi yimanikishije ikote rye. Se yaba yagize ikihe kibazo gituma batekereza ubwe kwimanika mu ikote rye? Nta kibazo yaba afite cyaba cyabimuteye. Icyo kibazo cyaba kiri muri urwo rugo se cyatuma umwana w'imyaka yimanikisha ikote? Ntabwo bishoboka. Iyo imyaka ni mikeya cyane. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Mucyumviye inkuru mwebwe mukumva n'umwana iri kuvugwaho mutekereza iki mbere na mbere? Ibyo bintu biratangaje cyane. Ukunda ababana nabo bakone ko baba babizi bazi n'icyaba cyabimuteye kuko nta bintu bishoboka. Bamwe bari kuvuga bati hari imyuka mibi ishobora kubikorera mu bantu mu buryo rwose butagaragara ishobora no kuba yateye umwana nk'uwo gufata icyo cyemezo. Wo bivugaho iki? Ngiye bitewe no kwemera kwanjye nemera ko iyo myuka mibi ntayo nzi. Nibibaho n'ibitaro bitewe no kwemera kwanjye ntabwo iyo myuka mibi nkiyemera. Nge ndumva bitashoboka. Bamwe bati Satani nyamara yagukoresha. Ibyo wenda numva bivuga ngo Satani nge ntawe ndabona niba abaho n'atabaho. Iyo mikoreshereze yo kwishyira mu kuki Satani muri bakuru be cyangwa abo babana bandi akaba ari we yajemo. Ibyo bintu ntabwo byumvikana cyane ni ikibazo gikomeye. Nk'ababyeyi rero murabona ari iki bakabaye kuba bigira ku rugero nkuru? Ababyeyi ku rugero nk'urwo kumva icyo kintu cy'uwo mwana w'imyaka 13 yiyahuye. Bamwe n'ukwegera n'abana bakajya bababaza niba nta kibazo bafite bakabegeraho cyane kuko ibyo ni ibintu bibabaje cyane kubona umwana w'imyaka 13 yiyahuye. Noneho uwo mu rugo nk'uru rwifashije bigaragara. Murakeka hari ikibazo uru rugo rwaba rwagize cy'imibereho cyatuma umwana arambirwa ubuzima? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane nk'umwana cyatuma arambirwa ubuzima ntacyo aho cyeka habaye hari nta n'ikibazo cyumvikana yaba yagize ahubwo haba hari icyatumye abikora bite. Nta muntu waba atabizi muri urwo rugo. Murebe neza niba nta kibazo afitanye muri urwo rugo n'uwo mwana cyangwa akaba ari ikindi kibazo kindi cyo mu muryango badashaka uwo mwana cyangwa se. Sawa urakoze. Igihe n'umusaza tubwire ko bana umwana w'imyaka 13 muze aya makuru mwayamenye byari mwayamenye nibwo mwamenye iki? Mwumvise ko yiyakuye ati aho ngo ni umupira y'imigisha. Jya ku ruhande umvira muri filime. Jya ku ruhande uva muri filime. Kugeza ubu ntabwo abana babo cyangwa se umwana bayafata icyo cyemezo bari babanye batubundi banyurwa. Itangaza kirimo kuba umwana w'imyaka 13 atatunganye n'ababyeyi. Umubyeyi w'umugara natubwiye ati ibi bintu n'imyuka mibi ibi birimo. Imyuka mibi mu buhe buryo se bishoboka? abantu
iyo wiyahuye mu muryango nta n'umugozi ukabahanga ubona kwicara n'abana karande iyo myuka mibi yaba mite ko hari uwatubwiye ati satani ashobora gukorera mu muntu akamutegeka gukora ikintu nk'icyo kidasanzwe satana iyo kugira ngo Corona amazi mufite ubundi zo make. Izabo make n'unyugu z'ibyombo. kabugesera Umudugudu wa Rwaki. bibasigiye iki nk'abaturage rero niba bigezaho umwana w'imyaka ingana ubundi aba yarabibwiwe Nanaye bagukamera n'icyo gitapa. kubaganira bagatinda babwira neza yabaye imyaka 13 nawe byagutegura imyaka 10 ntera agahinda rero n'amakuru baba baratuye ku ruhande ntabwo ari ntabwo wafata igihe ugiye umwana yiyahure bakugakora ibyumva ntibishobora kuba uburangare bw'ababyeyi mu kutaganira n'abana ngo ubuze basangire mu mico yabo buriya akenshi na kenshi ushobora no kubwigisha umara kubwigisha ukabisiga bikaba amica amagambo uvugiye aho ngaho cyangwa bakanabikora mu mafilime bareba abana cyane izi filime noneho zo ni karundura kureba uzaje ari karundura